kavukire friend. Muri social media influencers bagwe award wamaye award imeze gutya iyihe nkaza hoyima ukanituru nukuri ndayikwemereye pe amatura atanu atanu urumva yikurikiranyije rimwe kabiri gatatu kane gatanu bamezi atanu gutya nabaye isugi nukuri ntumbwire umva nukuri nabo mubeshyi amezi atanu yose wabaye nabaye isugi Kavukire friend. Leka Niko nese ubayeho ute mbayeho nyine gutyo gusa mbeshejweho n'amafaranga no kurya nkaryama ariko ngo basigaye ngo muri Uganda ngo hasigaye ari ngo bya biboro bya plastike ngo ni ngo oya sha ibihe biboro ya plastike ngo nibo babyita madirido ngo nibo babyita ibiki dirido ni ibiki bya biboro bya plastike nyine bya biboro bya plastike abagore bikoresha nyine babuza abagabo nkawe asubwo koko na ego umva nubwo ngubwo aho kugira ngo nikoreshe ibyo bintu sinakwihambiraho umugabo ukamwifunga ukavuga ati ni jewe kabisa mwihambiraho ariko yawe ntabwo ibyo ngibyo nabikora pe kare ntabwo one night stand uzi icyo bimenyesha ndabizi soba hari ikintu ntazi we ntacyo pe hajya ngo wabaye i Kigali nabaye i Kigali ariko ntago nabayeho ntago najyaga hanze gutyo nabaga mu rugo cyane ntago wangirikiye i Kigali wangirikiye he ntago nangiritse ntago nanangiritse nese uracyari isugi ubu narabaye oya ntabwo uri niba utakiri isugi ubwo warangiritse oya nukuri ariko ntago na experiencing abantu benshi Shani Gashumba ugamba ki ntabwo uri experience umva du nukuri kw'Imana umva du nkubwije ukuri uretse ko ahangaha ari kuri social media ntabwo ibintu byose wabivuga ariko ntago ari abantu batatu mu buzima bwanjye ndi muri iyo ni relationship ni relationship maze eshatu zonyine ni babiri bonyine muri relationship babiri bonyine ariko ni batatu ushize hamwe byose nyine bya bindi byose ni iki nyine wapi ni batanu babiri ibindi byose n'ibiki byo ni bya high school ariko mu buzima kuva natangira life okay bya high school tubishyire ku ruhande uduturu two hato na hato twa high school two muri benchi two muri utwo ndatuzi muri high school yanjye ntabwo ibyo bintu wumve ngo narinje nsoza na high school ntanabizi seriously nukuri ntabwo narinzi ibintu byo kuvuga ngo umva nari gatara pe nukuri muri high school warasomanye
Nicyo utarakoze. Nicyo utakoze. Ibyo ngibyo narabikoze ariko ntago narenze aho ngaho. Muri high school basi niki kindi ushobora kuba warakoze muri high school? Finger. Oya. Ibuka neza. Ibuka neza ibuka neza wambaye ijipo hafi ya desk cyane. Yesu Kristo w'Inazare. Reka nuko. Ikintu nakoze muri high school ni ibyo ngicyo gusomana cyonyine. Nta kindi nakoze. Ngaho mbwira uva muri high school uravuga ati ndasaze. Numvaga ahubwo nateye ego, umvaga nateye ibuye ku karere. Uzi ko baranamfashe uwo munsi banjyana no kuri asembo, abantu bize Kagitumba barabizi. Watagato urimo urapapa. Nese Kagitumba yari high school no? None se bagutwaye gute ku karere kandi usohotse uvuye ku ishuri? Uvuye ku ishuri? Mvuye ku ishuri. Nago navuye ku ishuri. Byose byabereye ku ishuri. Byose byabereye ku ishuri. Byose byabereye ku ishuri. Ngiye kubanje. Kare. Byose byabereye ku ishuri. Ariko ku ishuri nyine ni muri bya bihe bya adolescence n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. So umunigaraza aragusaba. Mwarasohokana? Ntabwo yansabye. Waribwirije? Oya, nyine twari twarakundanye. Ubwo nyine nawe kandi yari agiye kugenda, agiye kuva kuri icyo kigo kandi ari njye nanjye kuhasigara. Ubwo nyine mita umusezere. Naramusezeraga muri make. Naramusezeraga. Ugahitamo ubusugi bwawe? Oya, ntago ari ubusugi. Nta busugi nataye pe. Nukuri. Nese byageze gute? Wamusezeye gute? Naramusomye byonyine. Bagutwara kuri asembo. Igosha nyine baradufashe ariko nta bintu byari birenze, so nari mfite n'ubwoba. Bafashe mukora iki? Bafashe mukora iki? Badufasha nyine turimo turajinurana. Kujinurana? Gusomana. Niyo terime twakoreshaga ku ishuri. Gusomana kwari ukujinurana? Ariko ibyo ngibyo ni history, biri muri history ubu ngubu nyine. Waje kumuha ryari? Ntago namuhaye, yapfiriye iyo ngiyo nyine. Nuko nyine yaratashye. None se mbwira uwo waje guha. Ako mbabariye ko nta muntu unahaye n'uwo twagiye muri relationship hamwe. Urumva? My first love. Bamwita first card. Ni first love and first card, sibyo? Ari he? Ariho ubu ngubu?
Yego sha ariho arihe pe ndanamushoje aho uri. Hey, arihe ari mu Rwanda. ari mu Rwanda Ari mu Rwanda pe. afite imyaka ingahe Ubu ngubu 2021 afite 27 ubu ngubu. mwasambanye muri 2021 mwasambanye muri 2021 oya nyine nabaraga igihe yambwira imyaka ye. ureba sha nanjye ndarushereka nyene ryame. Nukuri urakoze cyane, it's a pleasure, ndishimye cyane. Iyi ngiye niyo live, umve ko ari nabwo bwa mbere ngiye live. Umva ndishimye cyane no munsi rwose sinzi ikintu ndi bwigurire. It's a milestone. It's a dream come true. Nabidanje uzabimenyera njye mba nzaho, ariko njye yone ko ndi umuntu nyine ngo aguma ahitoba umuntu wanjye nyine tu. Cyane ukuri ko Imana urakoze, Imana iguha umugisha. Since God bless you so much. I ask to you. God bless me the so much she's talking about. Bless me. Kandi uzi ikintu ngukundaho cyane, ngukundira cyambere. Nkunda ukuntu uteza imbere urubyiruko. Nicyo kintu kira cyane. Nicyo kintu ngukundira cyane mu bintu bibaho. Murakoze cyane, kandi baze ko nabandi babinkundira cyangwa babibona kubinkundira byo nta barabibona. Ukwiye award by the way. Nukuri ko Imana abanyarwanda babitekerezeho muri social media influencers. Bagwe award. Nukuri ko Imana mu Rwanda nimbisubiremo mu Rwanda, nubwo ntari ngenda bibona nkurikira ama live yawe menshi. Uteza imbere urubyiruko cyane kandi nese wampaye award imeze gutya. Iyihe? Nkaza hoyima ukampitura. Nukuri ndayikwemereye pe. Amatura 5. Atanu urumva yikurikiranyije 1 2 3 4 5. Ariko bana yaje byara by'imisozi nabyo bibaho kweli. Nukuri pe. Wowe award yawe urayimpaye. Wowe ukwiye ahubwo uretse niyo award ukwiye ukwiye iki? Sinzi ikintu ukwiye pe. Ego uva buri muntu wese avuze ngo agwe award. Sinzi nukuri ufatiye runini abantu benshi cyane. Benshi. Reka nukuri abantu nyine bakwegamiyeho ni benshi cyane pe. Abanyarwanda agira ngo mwumvise ko njye award yaje nayibonye. Umva ndayikwemereye iyo ngiyo nuza muri Hoima. Uzatangira saa moya. Zabara disanisho zabarize uno kumanywa. Tuzatangira saa moya. Noneho uyu nguyu we ninde wamuzanye niba ari so oh my lord. Ukwiye ibyiza gusa, ukwiye blessings, ukwiye sinzi buri kintu cyose. Just abantu bose bari recognize ariko baguhe award. You deserve it. You really deserve it. Urakoze shashiri wanje. I deserve an award and you just gave it to me. I'm gonna come take it. Ndaza gukura ubwatsi. You're a nice person. Nanjye ndakwemera ni urubunya.
umunyamuri kandi entertainment urayisapotinga nkabikunda. Oh, murakoze cyane. I just love Dumba, such a pure soul. Thank you so much. Dumba uri ikibwa. Murakoze nawe. Dumba is a linguistic. Yes, I'm a linguistic. Why not? Umva sheri wanje, reka rero Tania, reka ngende njye kwiryamira, unyandikire umpe namba yawe, nzaguhamagara nkubwire umukobwa nyine zamukohereze umumfashirize niba nawe ubona mfasha tu. Nukuri pe, kandi mbwira abantu bawe bamfollowinge, bandayikinge. No, yeah. You don't need to. Ntabwo ari uko nkora. Ntabwo ninginga abantu gufollowing umuntu. Baraza kukwikundira buri ubwo bakubonanye nanjye bahita bo bibwiriza. Ntabwo njya ngo mumfollowingire ngo uyu nguyu mumfollowing. Abanyarwanda si uko bababwira gufollowing. Wowe baguma bakubona baza bakahita bakwiyumvamo baraza. Nukuri pe, ndishimye cyane. And I'm so grateful. It's gonna be a nice week. Kubera wowe. Reka. Yeah. Ariko wa mugane menya ndenze. Mvurarenze. Your week is gonna be nice just because of me? Yes, of course. Wow. Okay. All right. Zero. Bye. Peace out. Peace out. Kavukile friend.